Bene data ndabasuhuje, amahoro y'Imana abe muri mwe. Kugirirwa neza n'Imana n'urukundo rwayo bihorane namwe. Mwanya nk'uyu ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo inkoni y'Imana. Topiki: dukunde inkoni y'Imana. Muvandimwe, inkoni y'Imana tuyishimire, tuyikunde kandi tunayitinye. Burya umuntu watunzwe n'inkoni y'Imana, umuntu Imana yatunze inkoni yayo, abigiriramo umugisha. Kandi uw'Imana yatunze inkoni aba yagize n'ijambo. Burya ufite ijambo ry'Imana, ufite ijambo Imana yashyize muri we, aba afite byose. Uw'inkoni y'Imana yakubise arababara. Ari niyo mpamvu nkubwira ngo inkoni y'Imana tuyikunde kandi tunayitinya. Inkoni y'Imana uwo yahannye arwara igihe kitari gito, kandi kiboko y'Imana ntawayikuvura. Inkoni y'Imana tuyitinye kandi tunayikunde. Imana yatunze inkoni Esiteri aba umwamikazi. Imana itunga inkoni Yosefu ayobora bene se bari bamugambaniye. Imana itunga inkoni Mose agira ubutware bwo kubasha kwambutsa buriya bwoko bw'Abisiraheli abukura kwa Farawo, kubw'inkoni Imana yari yamutunze. Imana yatunze inkoni Eliya na Enoki, babasha kuyikorera mu gihe cyari gikomeye, cyari kigoye. Umuntu ufite inkoni y'Imana muri we aba uwo kwifuzwa kandi arakundwa. Bitavuze ko n'abanyeshyari bamurwanya babura, baraboneka, ariko ntabwo acika intege. Kubw'imbaraga za ya nkoni Imana yamutunze, zirakomeza zikamukomeza umutima, n'amavi ye agakomera, ndetse n'intekerezo ze zikaguka. Inkoni y'Imana ni nziza, tuyikunde ibihe byose. Hahirwa abo Uwiteka areba akishimira, maze akabatunga inkoni ye y'ubutware.